saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadutunganyiriza idini yacu nk'igikomeye dufite mu buzima bwacu, katunganyiriza isi yacu ariho dukorera kizadushoboza kwinjira mu bwami bw'iteka, kandi kadutunganyiriza impera yacu ko ari nabwo buzima bwa nyabwo, ubuzima buhoraho. Hanyuma kubaho kwacu bikaba ari ibidufasha gukomeza gukora ibyiza byishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma n'igihe cyo gupfa cyagera kikazaba ari impamvu yo kuruhuka umuruho wose. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kutwongerera ubumenyi, kandi ubumenyi bwacu bukaba bw'umumaro, kandi ubumenyi bwacu bukazaba buzatuvugira ejo imbere y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Umwanya mwiza rero duhura nyine wa kane wa buri cyumweru tukigishanya kuri iri somo twiga ku isoko rya kabiri rikomeye, dukomoramo kumenya idini y'Ubuislamu, dukomoramo kumenya byinshi ku birebana n'imyitwarire ikwiriye umuyisilamu mu buryo bwo kubandukira Allah subhanahu wa ta'ala, no mu buryo bwo gukora ibikorwa bigiye bitandukanye bimushoboza kumwiyegereza, kwiyegereza nyagasani we. Hanyuma ibyo ngibyo nyine ukabikora ushingiye kuri iri soko, ari ryo suna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenshi cyane ngira ngo twakunze kujya tubereka ko umuyisilamu bwe ntushobora kuba uwisilamu atifashishije suna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buzima bwe bwa buri munsi. Ntabwo ushobora kumenya Imana, uw'Imana yatumye kugira ngo ayimenyekanishe bimunyuzeho, udakurikiye ibyo yakubwira kuri nyagasani subhanahu wa ta'ala. Nta nubwo ushobora gusenga Imana udakurikiye umurongo uwaje kukwigisha gusenga yakweretse. Icyo gihe urimo guta igihe, ndakubwiza ukuri. Nta sengesho nari mushobora gukora mu idini y'Ubuislamu ritandukanye n'uburyo intumwa y'Imana yarikoze ngo iryo sengesho ryemerwe. Ntibishoboka, cyane cyane nk'ibibazo birebana n'amasengesho. Wenda mu bindi ibintu bita adat, ibintu birebana n'abantu, ko ntuza imibereho y'abantu igiye itandukanye, imico y'abantu igiye itandukanye, ushobora kuvuyanga. Ni ukuvuyanga, ariko imibereho y'abantu burya irasa, n'imico y'abantu, imico myiza y'abantu irasa. Ukuri Imana yavuze muri Qur'an n'ubundi ni nako kuri kuzahoraho kugera ku munsi w'imperuka. Kudahemuka Imana yavuze muri Qur'an, intumwa y'Imana ikaza kubitwigisha, n'ubu ni ukudahemuka nyine, kuba inyangamugayo, kwiyubaha, ukaba utajya mu bintu by'ukozasoni. Ni ibyo ngibyo byose Qur'an yarabitwigisha, intumwa y'Imana yarabitwigisha. Ubwo rero ntabwo wavuga ngo wenda kubera ko intumwa y'Imana wenda yakomoka mu bihugu by'Abarabu, wenda hari imico bafite ishobora gutandukana n'imico y'ahandi. Abarabu ni abantu, natwe turi abantu, n'abazungu ni abantu. Imana yaturemye kuri fitura, kuri kamere. Ikintu kibi kiba ari kibi hose, hatarebwa ubwoko, hatarebwa ishyanga, hatarebwa amahanga. Ikintu kibi kiba ari kibi. Niyo mpamvu rero abantu tugomba kugendera kuri suna z'intumwa y'Imana fi kulli shay. Bishoboka uko ushoboye ukagendera ku murongo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntushobora gukurikira intumwa y'Imana ngo uzayobe, nta nubwo wakurikira umurongo w'intumwa y'Imana ngo uzatane, nta nubwo wakurikira umurongo w'intumwa y'Imana ngo uzicuze. Abada, ntabwo bishoboka ibyo bintu, ntabwo bishoboka. Wakurikije nde? Wakurikije intumwa y'Imana. Reka mu amasengesho ubwo utanakurikije intumwa y'Imana niyo yakwemerwa. Hasa intumwa y'Imana yatubwiye ko tugomba gusarira ebyiri, salatul fajr, wowe ugasarira eshatu, iyo nta swala irimo. Intumwa y'Imana yatubwiye ko hagomba kuba mu iswala tashahud, wowe ukisarira uko byumva gusa. Hagomba kubamo ar-ruku', al-qiyam wa ruku', wowe ukumva ko ugomba gusari gusa, uva ruku utiri uhagaze ugahita ujya sujud mubasharata ako kanya. Iyo swala ntabwo ishobora kwemerwa. Ni kimwe rero n'ibindi, n'imico, n'iki kuko
intumwa y'Imana n'ivuga iti bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, Imana yanyohereje kugira ngo mbuzurize imico myiza, kubera ko n'Imana yamubwiye ngo wa innaka la'ala khuluqin azim, kandi intumwa y'Imana ufite imico n'ingeso nziza. None se umuntu Imana ivuga ko afite imico n'ingeso nziza, si wowe kwigwa, si wowe kwiganwa? Urajya kwigana ne wundi se utiganye w'intumwa y'Imana, uwo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko ari ufite imico myiza n'ingeso? Urumva n'ibindi byinshi cyane intumwa y'Imana yitwigisha. Nuko rero Imana ishimwe cyane ko niyo ishoboza abantu twese uko turaha, yaba ari njye wigisha namwe, Imana yaratugeneye ko tuzajya duhura kuwa kane. Wenda byari gushoboka ko twahura no mu yindi minsi ku cyumweru, ariko itugenera kuri uyu munsi mwiza, umunsi uramuka ari umunsi wa Ijuma, ni by'agaciro, kandi turimo kwigishanya kuri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni by'agaciro cyane. Wenda hari n'uwo bifasha akanaheraho kubera ibyo turimo kuvuga, akarushaho gusabira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko ari umugenzo mwiza wo kumusabira mu ijoro ryo gatanu no ku munsi wa gatanu, bari byiza cyane. Ubwo rero nicyo bidufasha muri isomo rwose tubanamo n'imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'imigirire yayo n'imigenzereze yayo. Mu isomo ryacu ryahise ubundi twarimo kureba ibirebana no gusari iraka ebyiri ku muntu winjiye mu musigiti ku munsi wa Ijuma. Twaranabisobanuye hadithi ya mbere ya Jabir, aho yavuze ati dakhala rajulun yawm al-jum'a wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala asallaita, qala la, qala fasalli rak'atayn. Umuntu yinjiye mu musigiti ku munsi w'Ijuma, intumwa y'Imana irimo gutanga khutba, intumwa y'Imana iramaze iti se asallaita, ese wamaze gusari? Iswala intumwa y'Imana hano yari irimo kumubaza se yindi ni raka ebyiri za tahiyat al-masjid. Umuntu aramubwira atoya, intumwa y'Imana iti fasalli rak'atayn, sari raka ebyiri. No mu yindi hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanone yaturutse kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub, intumwa y'Imana irimo gutanga khutba yaravuze iti idha jaa ahadukum al-imamu yakhutubu, umwe muri mwe nazajya yinjira mu musigiti imam arimo gutanga khutba, aw qad kharaja falyusalli rak'atayn, cyangwa se imam wenda nawe yinjiye mbese ashaka kugira ngo atange khutba, sari rak'atayn. Ibi twarabisobanuye mu buryo burebure, ndetse n'ibibazo byaje nyuma y'ibyo ngibyo, ndetse nagaragaza ko izi raka ebyiri ushobora no kuzisari barimo gutora adhana yo igihe imam aba arimo amaze gutanga salam, noneho Bilal agatangira gutora adhana, ushobora guhita usari tahiyat al-masjid, atari byo gutegereza kugira ngo adhan irangire, kubera ko niba byemeye kuba wasari tahiyat al-masjid ntiwicare mu musigiti kabone n'ubwo khatib yaba arimo gutanga khutba, ntiwicare utabanje gusari tahiyat al-masjid. Min babi aula kuzisari mu kindi gihe icyo ari cyo cyose kirimo n'icyo cya adhan, kugira ngo ubone umwanya wo gukurikirana khutba, cyane cyane ko twabonye ko gukurikirana khutba ni kimwe mu biba byazanye umuntu, kandi ni kimwe mu bigize swala ya Ijuma, na kimwe umuntu agomba gukurikira, ukayikurikirana ubwitonzi, nta kuvuga, nta kurangara, nta kiguhugije, mbese bigaragara ko urimo gukurikira inyigisho. Ibyo ni byo twasozerejeho gusa. Tugiye ku wundi muryango rero nanone n'izindi mvugo twagiye tureba, cyane cyane birebana n'iswala y'iminsi mikuru ibiri ya Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Imvugo tugenda tureba zose ziragenda tuzikuramo uburyo intumwa y'Imana yajyaga ikora iyi swala na sunna zayirangaga mu bihe by'iminsi mikuru, kimwe n'uko twagiye tubona nyine no mu yandi masengesho nk'uko mwagiye mubibona. Uko tugenda twiga umuryango runaka, ni salatul juma, ni an-nawafil, niki, tugenda tubona uburyo intumwa y'Imana yajyaga ibikora, nubwo nanone mu bitabo byahise hari amahaditha ameze nk'aya ngaya twagiye duhura nabyo, ariko no kuba nanone nabwo bibaye ngombwa umuntu yasubiramo ntacyo bitwaye, bituma ibyo wumvise birushaho gushikama neza. Birebana rero n'iswala
z'Eid ebyiri. Hadith ya mbere ni hadith ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala shahidtu al-fitra مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. Uyu Ibn Abbas aravuga ati nakurikiye isengesho ry'umunsi mukuru Eid al-Fitr hamwe n'intumwa y'Imana, ndetse nanarikurikiye hamwe na Abi Bakr na Umar na Uthman. Imana ibishimire, bajyaga bayisari mbere ya khutba, hanyuma khutba ikaza nyuma. Nibi ni bigaragaza ko iswala zombi z'Eid habanza kwanza gusari ziriya raka ebyiri, hanyuma noneho khutba zikaza nyuma. Mu kubisobanura rero mu buryo bwagutse akavuga ati kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك، فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم. قال فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكنا فداء أبي وأمي فليلقينا الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. muri hadisi rero igaragaza ko intumwa y'Imana imaze gusarisha iraka ebyiri ziriya z'iswala, nyine kumwe khatib ahita atanga khutba. Intuza Ibn Abbas aravuga ati ni nkaho ndimo kureba intumwa y'Imana ibyo yakoraga, igenda nanone irimo kwigisha abantu, ariko noneho yagiye inyura mu bantu isa nkigana ku bayisilamukazi abagore, iri kumwe na Bilal. Noneho igeze ku bagore intumwa y'Imana, icyo gihe urumva impamvu intumwa y'Imana yegeraga abagore si ikindi nuko uburyo buriho muri iki gihe icyo gihe ntabwo ari buriho bwo kuba hari indangururamajwi ivugira ahangaha n'abari inyuma bakabyumva. Sasa kugira ngo abagore nabo batagenda byibura ntacyo bumvise, intumwa y'Imana ikabegera kugira ngo bashobore kumva ijwi ryayo. Ibegera rero babwira iti ya ayyuhan nabi, yo aya yahereyeho iti yewe ntumwa. Ahangaha ni ijambo Allah yakubwiye subhanahu wa ta'ala, amubwira ko abagore b'abemeramana nibashaka kumuha bay'a, Imana yamubwiye iti uzabahe bay'a nabo n'abemeramana ubahe bay'a, ariko kuntuza mu byo muzemeranye nyine, alla yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahum wa la yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabay'uhunna wastaghfir lahunna Allah. Ngo nibaza bagukorera bay'a yuko batazabandikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'icyo ari cyo cyose, kandi ko badashobora kwiba, kandi ko badashobora gusambana, kandi ko badashobora no kwica, uzabahe bay'a, ubakorere bay'a nabo, mbese bumve ko bafite umwanya kuri wowe kandi unabasabira imbabazi. Intumwa y'Imana ibasomeye iyo aya, iramaze kuyisoma irababaza iti muracyahagaze kuri iyo aya ku gihango dufitanye. Umwe mu bagore nyine ngo ntabwo ari bose bashobora gutinyuka intumwa y'Imana, aravuga ati nibyo. Noneho intumwa y'Imana aravuga iti ngaho fata tasadaka, mutange rero ni sadaka. Bilal afungura, mbese arambura umwambaro yari afite, umwambaro we, hanyuma intumwa y'Imana aravuga iti ngaho mutange sadaka. Abafite impeta, abafite ibyo bafite batange sadaka babitange, bose barabitanga, abagore b'abayisilamukazi mu rwego rwo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ni hadithi ya mbere, hamwe nuko igice cya kabiri kirebana n'iyi khutba y'intumwa y'Imana ku bagore by'umwihariko no kubashishikariza gutanga isadaka. Ariko icyo twunguka cyane ni uburyo intumwa y'Imana yajyaga ikora isala y'Eid. حديث كبير حديث جابر بن عبد الله قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر
فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. muri hadith ya Jabir aravuga ati intumwa y'Imana yarahagurutse ku munsi wo gusiburuka irasari salatul Eid, ihera ku gusarira kebyiri, irangije itanga khutba. Ibirangije byose iramanuka nyine, maze gutanga khutba iragenda igera aho abagore bari nabo irabibutsa nyine, kubera ko ntabwo bashoboraga gukurikirana ijwi rye kubera ko nta mikoro zahabaga icyo gihe. Birumvikana icyo gihe intumwa y'Imana yagendaga yishingikirije mbese ukuboko kwa Bilal. Bishoboka ko intumwa y'Imana yatangiye no gukura nyine, hanyuma Bilal nawe arambuye umwenda we, abagore barimo gushyiraho isadaka zabo byo babaga bafite mu rwego rwo kwitanga mu nzira y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Nanone hadithi, muri hadithi urahita wumvamo iswala na khutba nyuma, hanyuma n'intumwa y'Imana kwigisha abagore. Nabyo ni ibindi bikwereka ukuntu intumwa y'Imana yari yitaye ku bayisilamukazi, abagore muri rusange. Ikirebwa cyose intumwa y'Imana yagombaga gukora mu kwigisha abantu no kwereka abantu ibibafitiye akamaro. Uko yerekaga abagabo n'uko yigishaga abagabo, ni nako nanone n'abagore yabageneraga umwanya wayo. Niyo byaba ari muri khutba nk'izi khutba z'iminsi mikuru. Hanyuma hadithi Ibn Abbas ndetse na Jabir ibn Abdullah bombi baravuga ati lam yakun yu'adhanu yawm al-fitr wala yawm al-adha, ngo ntabwo byabagaho ko hatorwa zana ku munsi wo gusiburuka, ku munsi mukuru wo gusiburuka cyangwa se ku munsi mukuru w'igitambo. Niyo mpamvu mubona iyo tugiye gukora salatul Eid nta adhana nta na iqama biba bihari, yewe na ya tahiyat al-masjid ngira ngo abantu benshi bamaze kumenyera ko nta tahiyat al-masjid, abantu no gutegereza iswala. نروي حديث يا ابن عباس أنه أرسل إلى ابن زبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. نها هري irimo gusubiramo izi ngizi mvugo zatangiye ko Ibn Zubair yohereje Ibn Abbas yohereje kwa Ibn Zubair ubutumwa mu ntangiro z'intuza z'ubuyobozi bwe, amubwira ati mu by'ukuri ku minsi mikuru nta zana twajyaga dutora, nta zana yajyaga itorwa ku munsi wo gusibuka cyangwa se ku munsi w'igitambo. Icyabagaho gusa nuko habaga ari khutba nyuma y'iswala. نوع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. إنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ndetse na Abu Bakri na Umar, Imana ibishimire, bajyaga basari irayide ebyiri, Eid al-Fitr na Eid al-Adha, mbere ya khutba. Nukuvuga bagasoma kabanza gusarira kebyiri, barangiza bagasoma khutba. Harakomeza wenda ntaza no kukibagirwa, nibi birakwereka ko iswala z'Eid ebyiri zigizwe n'ibintu bibiri, zigizwe n'iraka ebyiri zikagirwa na khutba. Ariko abantu namwe mujya mubibona ku minsi mikuru, iyo abantu bamaze gusarira iraka ebyiri ujya ngo ntabwo mbese igikorwa cy'iswala kirangiye. Niba se intumwa y'Imana yarajyaga isarira iraka ebyiri yarangiza igashyiraho khutba, kandi nawe umaze ukwezi kuzima usibye cyangwa se umaze iminsi witegura umunsi w'igitambo, kuki usanga twebwe iyo bamaze gusarira iraka ebyiri abantu batangira gusakabaka? Ukibaza se iyi mico yaturutse hehe? Umuntu kwicara ukumva khutba y'iminota 15 mamona ari ikintu gikomeye cyane.
erega ibintu byose biritozwa abavandimwe b'Abayisilamu. Buriya ibintu byose biritozwa. Buriya uko tuzagenda twitoza kubahiriza imbibi z'idini n'imigenzo y'idini nk'uko iri, natwe niho tuzagenda tugira imbaraga z'idini no kuba turi Abayisilamu koko bihagazeho. Ariko uko tuzagenda dutakaza guhagarara ku mbibi z'idini nk'uko zimeze, natwe niko tuzatumeze nyine. Tuzajya ubona abantu bagenda ngo n'Abasilamu, ariko birumvikana ikiguha imbaraga ni idini yawe, imyizere yawe, amasengesho yawe, guhagarara ku mbago z'idini nyabyo nibyo bikugira uwo uriwe. hanyuma hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. يحدث أبي سعيد رمغتي إنما إيمان أجاك سوهكا كموس وعيد الفطر وعيد الأضحى كجاوي ساررا. فأول شيء يبدأ به الصلاة، إيشان بريه رقوني صلاة زارك الجن، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. هنجم هنا يجهبوك يجهجرا يتجي abantu kuri khatib ahagarara, والناس جلوس على صفوفهم، abantu bicaye ku mirongo yabo. فيعظهم ويصيهم ويأمرهم، ntumwa y'Imana ikabaha amawaiza, kabagira inama kandi kanabategeka ibyo ibona ko bakwiye kubahiriza. فإن كان يريد أن يقطع بعثا، kabone n'ubwo intumwa y'Imana yabaga ishaka mbese nko kohereza abantu runaka mu rwego rw'ingamba cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo, qata'ahu, intumwa y'Imana yashobora kuba yahagarika nka khutba ikabanza ikohereza mu bantu, yarangiza igakomeza cyangwa se ikagira ngufi, au ya'mura bi shay, cyangwa se intumwa y'Imana ishaka gutegeka ikintu yaragitegekaga. thumma yansarif, hanyuma intumwa y'Imana yarangiza ubwo iswara ye ikabirarangira. hano kuvuga ngo hano fa in kana yuridu an yaqta'a ba'tha qata'a aw ya'mura bi shay'in amara bihi thumma yansarif. ni ukuvuga ngo iteka muri khutba z'intumwa y'Imana habaga harimo ibintu bimeze nko kwigisha, ariko harimo no gufata ibyemezo runaka, ikabifatira muri khutba kandi bikarangira. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة. أتبان باكم يجبوا كجوبة هرز السؤال باركو كجزوبنا صوت لكم من مروان ألوم يوزو مدينة في أضحى أو الفطر منيا مغوچه چرani twara soka ku iswala y'igitambo cyangwa se ku munsi mukuru w'igitambo cyangwa se gusibo. فلما أتينا المصلى تجزي أو تربساري إذا منبر بناه كثير منصت، توسانغ منبر يبطل ويتوا كثير منصت. فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي نجي كونا بنا مروان أجي كوري منبر يبطل خطوة كان تراساي. فجبذت بثوبه فجذبني fajabazani, ati samhu mukurura imyambaro yo kugira ngo atajya mimbari gutanga khutba kandi atarasara rakebye, nawe aramurura, no kuvuga ngo barashikana. Fartafa'a, arazamuka, fa khataba qabla as-salat, atanga khutba mbere y'iswala. kandi ikimenyero ari iki? al-khutba ba'da as-salat, as-salat qabla al-khutba, nicyo kimenyerewe, nicyo yashaka kumwereka. فقلت له بتمغيرانغو غيرتم والله مواهندي سنة ينمى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم من ويجاني نكبرا موسي مكو. فقال أبا سعيد أرام جراتي قد ذهب ما تعلم أتبدو فوق بجراران. فقلت ما أعلم والله أتبدو مكوم جرانا جنزين دارا يكسر اليمان نونه خير مما لا أعلم. فقال ما أعلم والله خير مما لا أعلم. أتبجون زيكوزا بيمانا نبيزا كرشيجو نازي نونه. فقال نونه أولي مروان أمير المدينة وتنزل خطبة بري سوالا أمغيري جامبو
rishaka kumwereka impamvu yaba yashatse gutanga khutba mbere y'iswala. Aramubwira ati inna nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da salati faj'altuha qabla salati. Ati mu by'ukuri abantu ntabwo umuco wo kwicara kugira ngo batwumve nyuma y'iswala babikoraga. Ati ubwo nanjye rero sasa iswala nayishyize nyuma ya khutba. Urumva uri Marwan umwe mu bayobozi w'Abayisilamu. Ntabwo rero abantu bageza ibyo ari byo byose. Kandi uretse iyi hadith yabaye, sinzi ko hari undi wigeze asarisha indi abanje khutba mbere ya ntuza yerekeza. Hanyuma no mu iswala ngira ngo turabimenyereye cyane rwose. Abagore nabo bajya gusara salata al-Eid kandi bakanasohoka ku bwinshi, ndetse n'abari mu bihe byabo, byaba ari mu bihe by'ukwezi cyangwa se mu bihe by'ibisanza, nabo bemerewe ko basohoka ariko ntibasaye. Ibyo biraza turabimenyereye mu rwego rw'agaciro no guhimbaza uriya munsi mukuru. Ni hadith ya Ummu Atiya qalat umirna an nukhrija al-huyyada yawm al-Eidayn wa zawat al-khuduri fayashhadna jama'at al-muslimina wa da'watahum wa ya'tazilu al-huyyadu an musallahun. Ngo twategetswe kujya dusohokana n'abari mu bihe byabo by'ukwezi ku minsi mikuru, Eid al-Fitr na Eid al-Adha, tugasohokana bari mu bihe byabo, cyangwa se n'abakobwa b'abari bataranashaka nabo bagasohoka bakajya kureba umunsi mukuru no kwifatikanya n'abandi bakareba n'ubusabe burimo gukorwa hariya, mbese bagasangira ibyishimo gusa. Wa ya'tazilu al-huyyadu an musallahum, abari mu bihe byabo byaba ari ibisanza cyangwa se wenda ari ibihe bya buri kwezi, bakaba bari kure hitaruye ahakorerwa iswala. Qalat imra'atun ya Rasulallah, umugore umwe aravuga ati intumwa y'Imana, ihdana laysa laha jilbab qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Ngo none se umwe yaravuze ngo umwe ko adafite jilbabu muri twe, umwe intumwa y'Imana aramubwira ati ngo noneho ufite jilbabu yamufasha nawe akamwambika. Ariko shahid muri hadisi ni ukuvuga ngo abagore nabo barasohoka bakajya ku munsi mukuru. Hanyuma noneho abagore nanone bemerewe kwishima ku munsi mukuru. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. Ati Aisha aravuga ati Abubakari ni se nyine ngo yinjiye iwanjye ndi kumwe n'abakobwa babiri mu bakobwa b'Abansari ba Madina, barimo kuririmba cyane cyane ibisigo byabo cyane bavuze ku munsi wa Bu'ath. Uyu munsi rero wa Bu'ath ni igihe cy'urugamba rwahuje hagati y'amoko abiri mbere nyine yo kuza kw'intumwa y'Imana. Amoko ya Madina, Aus na Khazraj, bararwanye mbese bikabije cyane, ariko Aus batsinda Khazraj. Bafite rero ukuntu bajyaga baririmba indirimbo mu bihe by'insinzi zabo, ntabwo baburaga nko mu bihe by'iminsi mikuru kuziririmba. Abo baraziririmba abakobwa, kandi ubusanzwe batari basanzwe ari n'abaririmba. Abubakar aravuga ati amazamiru shaytani fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ayo majwi ndimo kumva azana urusaku mu rugo rw'intumwa y'Imana wa mukobwa we biti, abwira umwana we nyine Aisha. Wadhalika fi yawmi Eid, ati kandi ibyo byari ku munsi w'Eid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana aramubwira ati ya Abubakari, inna likulli qaumin Eidan wa hadha Eiduna. Yewe Abubakari, abantu bose bafite iminsi mikuru yabo, natwe iyi ni Eid yacu. Ni nkaho yamubwiye ngo reka umugore wanjye yishime, umukobwa wawe yishime, n'ibyishimo by'umunsi mukuru w'Eid. Hanyuma nanone hari indi hadith y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ya Aisha
nanone arongera ati dakhala alayya rasulullah, intumwa y'Imana yinjiye iwanjye, wa indi jariyatani tughaniyani bighina'i bu'ath, ati ndi kumwe n'aba bakobwa nyine barimo kuririmba za ndirimbo zabo z'intsinzi mu rugamba rwabo. Fastaja ala alfirashi wa hawala wajhahu, intumwa y'Imana yiryamiye ku ntuza ku buriri nyine, irangije ihindura uburanga bwayo ku buryo yirebera ahandi itari iby'abo ngabo barimo kuririmba. Wadakhala Abubakri fantaharani, Abubakar nawe yinjira iwanjye ku ntumwa y'Imana, intumwa y'Imana iryamye. Abubakar atangira kumucyaha cyaha Aisha. Waqala mizmara shaytan inda nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo majwi ya shaytan kuko no mu rugo rw'intumwa y'Imana. Fa aqbala alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana ihitireba Abubakar amubwira iti da'ahuma, ati bareke abo bana. Falamma ghafala ghamaztuhuma fakharajata, Abubakar igihe arimo kuvugana n'intumwa y'Imana ameze nk'urangayeho gatoya, babana ndabwira ni muceho, abana biciraho barigendera. Wa kana yawma Eid yal'abu fihi as-Sudan bid-daraqi wal-hirabi, fa imma sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tanzuri, ati byabaga ari ku munsi w'Irayidi, bamwe mbese bakoraga ibintu by'ibyishimo no kubyina bakoresheje ibintu cyane cyane nka bimwe tujya tubona by'amadufu, biriya by'abantu bajya bakubita, mbese batanika ugafata nk'uruhu ukarushyira ku kintu bakabikubita bishima. Ati byaba ngombwa nkabaza intumwa y'Imana nkayisaba, cyangwa se ubwayo ikambwira ngo tashtahina tanzuri, ese urashaka kubireba ibyo barimo gukina cyangwa se ibyo barimo kuririmba? Faqultu na'am, nkabwira intumwa y'Imana ngo yego ndashaka kubireba. Fa aqamani wara'ahu khaddi ala khaddihi, intumwa y'Imana impagarika inyuma yayo, itama ryanjye riri ku itama rye sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, intumwa y'Imana irimo kuvuga iti dunakum ya bani arfida, mbese ni nko kubabwira ngo njye ndi kumwe n'umufasha wanjye, munyitarure. Icyo bishatse kuvuga hatta idha maliltu qala hasbuki, namara kumva mbirambiwe kubireba, intumwa y'Imana ikambwira ngo birahagije. Qultu na'am, amubwira ngo yego. Qala fadhhabi, intumwa y'Imana ikambwira iti none wigendere. Ibi nanone nubwo ari hadithi zirebana n'iminsi mikuru no kwizihiza iminsi mikuru, harimo nanone n'aya mico igomba kuranga abagabo b'Abayisilamu. Umuntu ntagenda ngo umugore mubane mbese umeze nk'aho ari igisirikare ku buryo nta kibahuza uretse ngira ngo aho ngaho nyine mu mbere. La, mugomba kuba mubana mugira ibihe, ukamugaragariza urukundo, ukamwishimira. Buze niba ngahe bashobora gushyira itama ryabo ku itama ry'abagore, wenda nk'ahantu nadir jidda, ushobora gusanga ubajije nk'abagabo bose bakubwira ngo itama ndimushyiraho iyo ari mu cyumba cye, ariko kuvuga ngo wenda basohotse bagize guterekana. Intumwa y'Imana rero yahaga umwanya abafasha bayo. Nibi birakwereka ko intumwa y'Imana yahaga umwanya abafasha bayo, cyane cyane Aisha, akabaha umwanya, akabumva, akareba ibyishimo byabo, akaganira nabo, agasohokana nabo, agakina nabo. Intumwa y'Imana ubuse muzi ko yigeze gukora nuza kwirukanka na Aisha basiganwa, ubwa mbere Aisha akamusiga, basiga intumwa y'Imana iyo yari muto. Noneho Aisha aragenda, ari nko ku gasozi, aricara arimo guseka intumwa y'Imana. Ikindi gihe intumwa y'Imana iramubwira iti nanone uzaze tujye gusiganwa, baragenda. Aisha yari amaze gutangira nawe kubyibuha, noneho birukanse intumwa y'Imana ibiramusiba, iragenda yicara hariya nawe ku gasozi, iraseka cyane, irimo kumureba ukuntu yahagira. Iramubwira iti nanjye iyi nshuro ndakwishyuye nka cya gihe. Urwo ni urugwiro rw'abantu bashakanye. Ntabwo gushakana bisobanura kuba intambara cyangwa ibibazo n'iki ngorane, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nabyo abagabo nk'ibi ngibi nanone igihe tuba turimo kwiga imvugo nk'izi, nubwo zirimo ahkamu
amategeko arebana n'amasengesho, ariko ntihaburamo ikintu nk'iki ngiki nacyo natwe twagikuramo isomo kugira ngo kijye kituranga mu buzima bwacu. Ubu rero tugeze ku yindi swala byarebaga irayiti. Indi swala nanone twe ntabwo tujya dukunda kuyikora kubera ko sinzi hari swala bita salatu al-istisqa. Istisqa niyo gusaba imvura ubusanzwe, nk'abantu bagize ikibazo cy'imvura, babona amapfa, hari ibibazo byinshi, imam ashobora gusohokana n'abantu bakajya ahantu nk'uko wasarira yindi bagakora iyi swala, ariko ni gake cyane twebwe tujya tubura imvura, walillahi alhamdu wa hadha min fadlillah azza wa jalla. Nibi ni mu neza y'Imana n'ubuntu bwayo, ni gake cyane nk'ino twebwe dushobora guhaguruka ngo tugiye gusaba imvura, ntabwo bikunda kubaho kenshi, ariko biri muri sunna y'intumwa y'Imana. Ni ukuvuga ngo hadithi ziri aha ngaha ni hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في استسقاء. Intumwa y'Imana ntiyajyaga ikunda kuzamura amaboko cyane cyane irimo gusaba, cyane nk'ukuntu yazamuraga irimo gusaba imvura. Wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtayhi. Intumwa y'Imana yazamuraga amaboko yayo irimo gusaba, mumva kukabona kwereruka kw'intuza incakwaha hano mu maha. Nanone hadithi indi ni hadithi Anas bin Malik قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي يخطب في يوم الجمعة. ngo abantu bahuye n'intuzana n'amapfa, ibihingwa birononekara, bahura n'akaga, mbese batinya ko ibintu byabo bizapfa. Ati rimwe intumwa y'Imana irimo gutanga khutba ku munsi w'ijuma, kama arabiyu, haje umuntu w'umwarabu nyine wo mu giturage, faqala ya Rasulallah, intumwa y'Imana halaka almal, imitungo yarangiye rwose, wajaa al-iyal, n'imbyaro zirasonza, fad'u Allah lana, dusabire Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko niba tutabonye imvura ngo duhinge, abantu bazabona ibyo barya, amatungo yacu abone inzuri, ni ikibazo gikomeye, dusabire Allah tubone imvura. Farafa yadayhi, intumwa y'Imana izamura amaboko yayo, wa ma nara fi samai qaza'a, ati kandi nta kintu cy'igicu icyo ari cyo cyose kigaragaza imvura cyari gihari icyo gihe. Fa wallazi nafsi biyadihi, ati ndahiye umutima wanjye uri mu maboko ye, ma wada'a hatta thara sahabu amthal aljibal, ati intumwa y'Imana ntiyamanuye amaboko yayo uretse ko twabonye ibicu bitombotse mbese ku bwinshi biraza bimeze nk'imisozi ari byinshi. Thumma lam yanzil an minbarihi hatta ra'aytu al-matara yatahadara ala lihiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma nanone intumwa y'Imana ntabwo yavuye kuri mimbari yayo ngo kugeza ubwo mbonye imvura itangiye ndetse kumanuka ikagera no mu bwanwa bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakwibaza ngo imvura igeze mu bwanwa bw'intumwa y'Imana gute? Ntabwo umusigiti w'intumwa y'Imana wari umeze nk'iyi, ariko wari ufite umukoro n'akazi gakomeye utagereranya n'iyi. Wari umusigiti bimana al-karima, ko kiba kigambiriwe mu misigiti ntabwo ari amarangi, nta nubwo wenda ari beto, ariko ikivaho ngaho. Umwarabu yaruze ngo laysat al-ibra bil mabani, ntabwo ibishashagira ari cyo gishingirwaho kumenya ngo iki kintu ni cy'agaciro. Wa innama al-ibra bil maani, ngo ahubwo ikigomba gushingirwaho ni ikiva muri icyo ngicyo. Ntabwo nuvuga ngo niyo cyaba ari ikintu giciriritse, ubona ukireba mu ishusho ukabona kiraciriritse ariko gifite ibisobanuro byanditse wenda n'umumaro ukomeye, kiba ari icy'agaciro kurusha. Ubuse ntihariho imisigiti imeze nk'aho irimo amakaro kandi abantu badasariramo, nta jami ibamo kabisa, salatul fajr hasari babiri, nta somo ushobora gusangamo, nta bantu bashobora kwicara ngo bajyemo inama, imisigiti iri aho gusa. Icyo nashaka kuvuga kumva niwumva umusigiti w'intumwa y'Imana yavuye mimbari mu bwanwa bwe hari amazi, nuko
wari usakajwe ibiti by'igitenda amazi anyuramo akamugwa mu mutwe akajya mu bwanwa gutyo. Niyo hali yari iriho muri icyo gihe. Uyu rero avuga ati intumwa y'Imana yarasabye n'ibisubizo duhita tubibona. Famutirna yawmana dhalika, ati kuri uwo munsi twabonye imvura ihagije. Wa min al-ghadi, ndetse n'ejo, wa ba'da al-ghadi, n'ejo bundi, walladhi yalihi, ndetse n'ejo bundi buriya, hatta al-jum'a al-ukhra, kugeza no ku yindi juma yakurikiyeho. Faqama dhalika, kugeza kuri ya juma yakurikiyeho, wa mwarabu nanone dhalika al-a'rab, arongera ahaguruka. Mu cyumweru cyashize yaje avuga ngo ibintu byashize. Intumwa y'Imana, abana barapfuye, inzara irabishe, dusabira Imana iduhe imvura iraguye yunganyikanyije. Bigeze kuwa gatanu wa mwarabu arongera agaruka, aw qala ghayru, cyangwa se undi umeze nkawo. Faqala ya Rasulallah, ati intumwa y'Imana, tahaddama al-bina wa ghariqa al-mal fad'u Allah lana, ati inyubako zose zashwanyutse kandi n'imitungo yagiye kubera imvura, dusabira Imana nanone asabe kugira ngo bigende biti imvura ihagarare. Abantu nuko twiberaho, abantu barasakuza ngo twabuze imvura. Imana yamanura imvura ngo imvura iratwishe. Ibyo ni ibindi. Intumwa y'Imana yahise isaba, irabwira Allahumma hawalaina wala alaina, nyagasani Imana y'imvura ibe umugisha kandi ibe mu mpande zacu, inkengero zacu, itaturiho kandi nta bindi by'akaga yadusigira. Fama yushiru biyadihi ila nahiya min as-sahabi illa anfarajat wa sarat al-madina mithla al-jawb, ati intumwa y'Imana ntabwo yerekanaga ahantu mbese ikoresheje urutoki rwayo ahari igicu, uretse ko cyahitaga kimera nk'igishwanyutse ku buryo nta mvura ishobora kongera gusubiraho. Ahari ibicu byose intumwa y'Imana igenda yerekanisha ko wa hadha min ma'alimi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, ni ibitangaza by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu basabye imvura kuri uwo munota bayisabiye, basabye ko imvura ihagarara kuri uwo munota babisabiye. N'ahantu hashobora guturuka amazi cyangwa se imvura, aho intumwa y'Imana yo nico ukoresheje ukuboko kwayo ukagira ngo nta mvura izongera kugwa. Nibi ni mu bitangaza by'intumwa y'Imana. Wasala alwadi qanatu shahran, mpaka hari ikibaya cyitwa Kana cyatembye umuvu w'amazi kubera imvura yaguye, gitemba ukwezi kuzima. Walam yajiu ahadu min nahiya illa hadatha biljawdi, ngo kandi nta n'umwe waturutse aho ariho hose, mbese aturutse wenda mu mihanda yindi, uretse ko yavuze ko imvura yabaye y'umumaro kuri bo. Ibi rero nanone ni uburyo intumwa y'Imana yajyaga ikoresha ubusabe mu gusabira abantu igihe babonaga bari mu bihe bitaboroheye, ibihe by'amage, ibihe by'intuza, byo gukakara k'ubutaka. Hano rero hari indi hadisi nanone nabwo nubwirebana, ubundi abarabu iyo babonye imvura barishima cyane, ndetse kuno barishimye ukabona baka bakanayihagararamo. Twebwe nitwe tutajya tujya mu mvura kubera ko ikheri zabaye nyinshi, paka nta muntu wabona ari mu mvura yishimye. Ahubwo imvura iraza akazi kose kagahagarara, ndetse n'ibintu byose bigahagarara. Paka abarabu imvura iguye aksi ajya mu mvura akiyuhagira kabisa n'amakanzu ye, ni ibintu bidasanzwe. Ni hadithi ya Aisha rero radhiallahu anha, قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر. intumwa y'Imana iyo yabonaga ibicu mu ijuru, intumwa y'Imana ikabona nk'ibicu, ntabwo yicaraga, wabonaga ihangayitse. Yarinjiraga igasohoka, ikinjira igasohoka, wadakhala wa kharaja, ikinjira igasohoka, wataghayyara wajhuhu, paka n'uburanga bwayo bugahinduka. فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك. ariko nk'iyo imvura yatangiraga kugwa, ibyo ngibyo byashimishaga intumwa y'Imana kugeza ubwo Aisha yamumenya aricyo. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yasobanura impamvu y'iyo myitwarire. Iyo ibonye ibicu
mbese birimo kuzunguruka ku ntumwa y'Imana ubura amahoro, y'ibicu birimo kuza ko ubura amahoro, ukajya imbere ukajya inyuma, ukinjira ugasohoka ugahinduka, biterwa n'iki? Intumwa y'Imana iravuga iti madri la'allahu kama qala qaumun falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihi, ati ntabwo namenya, ati wenda wasanga byaba nka bya bindi abantu bavuze babonye intuza ibicu birimo kwerekeza mu mpugu zabo nk'uko biri muri Qur'an. baravuze ngo falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha mumtiruna, baravuze ngo ibicu byabonetse, tugiye kubona imvura. Imana yabasubije kada, ibintu binyuranye nuko mubitekereza, ahubwo byo ni ibihano bigiye kubageraho, ni ibihano bigiye kubageraho kubera ibyo mwajyaga mukora. Abantu bo kwa Shuaibu alayhi salam babonye ibicu bigenda bataha, turasubijwe, kumbe adhabu yamanutse. Intumwa y'Imana yajyaga itinya ibintu by'ibicu hamwe nuko byabaga ari iby'umugisha, ariko yemeraga ko ari iby'umugisha imvura iguye. Nahanga muri hadithi ya Ibn Abbas, intumwa y'Imana yaravuze iti nusurtu bisoba wa uhlikat 'adu bidabur, ati njyewe Imana yandokoye, ni ukuvuga ngo hakoreshejwe umuyaga, nanone n'abantu bo kwa Nuzahat Imana iboreka ikoresheje umuyaga. Imana yampaye itsinzi hakoreshejwe umuyaga, hanyuma abantu bo kwa Adi Imana iboreka ikoresheje umuyaga. Utigute rero Imana kurokora intumwa y'Imana ikoresheje umuyaga. Ibi byabaye mu mwaka wa 4, igihe intumwa y'Imana yari muri Ghazwatul Ahzab, urugamba rwiswe Ghazwatul Ahzab cyangwa se Ghazwatul Khandaq. Na Ahzab kubera amatsinda menshi yakoraniye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harimo abakorayishi, harimo amoko yose y'Abarabu n'iki, bose bakoranye kugira ngo baze kurwanya intumwa y'Imana Madina. Nanone ikitwa Ghazwatul al-Khandaq kubera ko intumwa y'Imana ku nama yagiriwe na Salman al-Farisi yaramubwiye ati twebwe iwacu iyo twagiraga ikibazo nk'iki mu rugamba twacukuraga umuferege kugira ngo ingabo zije kuturwanya zigira ikibazo mu kutwinjirana mu mujyi. Bacukura umuferege rero bawuzungurutsa aho babonaga ko ingabo zanyura. Noneho iziriya ngabo zibona bikomeye, zinanirwa kurenga wa muferege, zikambika hakurya yaho. Byari ibihe bikomeye, nabwo intumwa y'Imana niho yari kimara hafi imyaka 3 n'igice hafi na Madina. Abasilamu ubuzima bwabo batari ubuzima bwari bwagira ireme cyane, bafite inzara, bafite imbeho, bafite mpaka barimo gucukura umuferege, babaga barimo gusa nkaho bibaha morali bimwe by'abantu bari mu rugamba cyangwa se mu bintu bikomeye, bakavuga ati nahnu alladhina bay'u Muhammadan ala al-jihad ma baqina abadan, ngo twebwe nitwe twahaye igihango intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cyo kurwanira idini igihe cyose tuzaba turi bazima. Intumwa y'Imana nayo ikabwira iti, yakumva ukuntu barimo kwiha morali hamwe n'ibibazo bari bafite, ikavuga iti Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma ighfir lil muhajirin wal ansar. Nyagasani Imana nta buzima buzabaho ubuzima bw'impera, Nyagasani Imana bo bari muhajirin na ansar. Intumwa y'Imana ikabasabira. Hanyuma nanone muri urugamba nuko abazanyirindu bavuga ati ariko se intumwa y'Imana nubwo twihangana dukora ariko tumeze nabi, inzara itumereye nabi. Bakereka intumwa y'Imana ko ufunze ibuye, mbese yashyize umugozi mu nda, yashyizemo ibuye, washyizemo amabuye abiri, ariko abitekereza intumwa y'Imana iberetse babona yo yafunzemo amabuye 3. Hari abantu bagira ngo uwisamu nguko abantu babonye nka kumwe envelope, intumwa y'Imana yarabonabonye n'abasanganyendo barimo kwitangira idini no gutabara idini, kabone n'ubwo babaga bafite inzara barayitangiraga. Abantu babahiga
ariko intumwa y'Imana nayo ikarinda ubuyisilamu uko ishoboye nabo bari kumwe. Niyo mpamvu tuvuga ngo bari abantu ba mbere bafite daraja azima, nta n'uwakwipima nabo mu bikorwa no mu guharanira Imana subhanahu wa ta'ala. Icyo kibazo rero ibyo bije nyine kugira ngo umuntu wenda umenye urwo rugamba imiterere yarwo. Ariko ikibazo cy'imbeho rero sasa cyangwa se umuyaga, uyu nguyu Imana yahaye itsinzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urugamba rugeze rurimbanyije kabisa, bimaze gukomera. Intumwa y'Imana yarebye abasanganye ndobayo bose, ibona bashize inzara, umunaniro, imbeho, mbese nta buri wese adashobora no kureba intumwa y'Imana kugira ngo itagira icyo imubwira, hamwe nuko bayubahaga. Buri wese intumwa y'Imana ibona Hudhayfa ibn al-Yaman iramuhamagara, aritaba. Bismillahir rahmanir rahim. Intumwa y'Imana iramuhamagaye, ngomba kuyitaba nta kundi. Aritaba. Intumwa y'Imana iramubwira iti ndashaka kuguha muhimma, ujye kundebera ukuntu bariya baje kuturwanya bahagaze, hanyuma unzanira amakuru turebe icyemezo twafata. Hudhayfa ibn al-Yaman arakubwira ati niba hari ikintu numvishe kimeze nk'ikigoye, ni uguhaguruka kujya ku ruhande rw'abaturwanya kugira ngo nkurikirane amakuru yabo, n'imbeho nari mfite, n'inzara nari mfite, n'iki. Atari ko napfuye guhaguruka gusa nubashye intumwa y'Imana. Ati kandi nta n'ukundi byari kugenda uretse kubaha intumwa y'Imana. Ati intumwa y'Imana yasabiye iduwa. Ati bwa bwoba nari mfite bwose, ya mbeho nari mfite yose irashira, numva ngize ubutwari bwo kujya gukurikirana. Intumwa y'Imana ibonye ukuntu Imana impaye imbaraga, irambwira ngo uramenye ngo utumye ikintu kimwe ntugire ikindi urenzaho, genda undebera amakuru y'abariya bantu. Aragenda Hudhayfa yinjiramo mu inkambi y'abangikanyamana bari baturutse mu mihanda yose, yinjiramo yicara uruhande rw'umwe. Mu kanya gato Abu Sufyan araje. Abu Sufyan imbeho irimo guwa mpaka hari umuyaga mwinshi, n'intuza n'inkondo zabo zirimo kuva ku mashyiga kubera umuyaga, bimeze nabi cyane, ivu ritumuka, abantu bameze nabi nabo, hari umuyaga mwinshi. Abu Sufyan ahagarara ku ntuza ku farasi aravuga ati sa twumvikane, urugamba rwaratunaniye, gutsinda biragoranye, njye ndabona twabyihorera tukagenda. Ariko mbere yaho yarabanje arabwira ngo manze mwibwirane kwanza, tutaba twinjiwemo tutabizi. Hudhayfa ibn al-Yaman ahera ko bari kumwe sasurinde. Noneho abandi babonye arimo kubaza, bumva ko ari mugenzi wabo, nta witaye kumubaza ngo rinde cyangwa se urumva niwe watanguranye kubaza. Ubwo babona ebana nta muntu watwijemo nta kibazo. Abu Sufyan yababwira ati sasa njye ndabona twakwigendera ibi urugamba rwadutsinze, twarunaniwe, tureka nigendere. Na wasiwasi Abu Sufyan barakamburuye, n'abandi bose babaragiye, ariko ntabwo yahise anyarukanye. Noneho igihe barimo kugera gutya bashaka kugenda, nanone Hudhayfa ibn al-Yaman arongera asubira ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aramubwira ati byari bimeze bite? Intumwa y'Imana nkubwire iki? Abantu bagiye tibatangiye gukamburura, urugamba rwabananiye. Abu Sufyan yaje avuga gutya, nitwaranya, tarangira ajya ku ifarasi ye, mbona yahangayitse. Intumwa y'Imana yo bitaba kubaha icyo wambwiye, nari gukora agatendo hariya hantu. Abantu bagomba kugendera ku murongo bahawe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuko unyuranyiranyije nawe gatoya gusa. Abasilamu mu bihe bigiye bitandukanye bagiye bahura n'akaga kubera kunyuranya n'intumwa y'Imana. Abasilamu cyane cyane abasanganyangendo nibo bari kumwe n'intumwa y'Imana. Igihe cyose intumwa y'Imana babwiraga ikintu bagakora ikinyuranye, ni ikibazo. Kera ngo murabizi byabaye mu rugamba rwa Uhud, intumwa y'Imana yababwiye iti muhame hamwe n'ahandi muri masaji zigiye zitandukanye, ibintu nk'ibyo. Nibyo ni isomo rikomeye ko mu bigomba kuranga abayisilamu, umuco wo kubaha intumwa y'Imana. Mucyo yahise bikavuga ikintu uko kigomba kumera, wowe cyubahe gutyo, waba uzi impamvu waba utayizi, ubaha intumwa y'Imana. Ubwo nibwo buyisilamu, iyo niyo dini.
naho ibyo gutangira kuzana ngo ariko urabona icyo cyari igihe cy'intumwa y'Imana, hanyuma iki kigeze. Ni ukuvuga ngo kubaha intumwa y'Imana, kubaha umurongo intumwa y'Imana yatanze, nibyo abantu bazabonamo ikheri no gukomera ku idini no gukomera ndetse ku mategeko y'idini. Rero urumva ko intumwa y'Imana iri jambo kuvuga ngo nusurtu bisaba, Imana yandokoye hakoreshejwe umuyaga nyine waje ugaterura inkono z'abantu n'amahema yabo bagacanganikirwa, Imana ibirayirokoye. naho uyu nguyu ulikat Aad qawmu Hud bidabur, umuyaga noneho w'akaga, batejwe umuyaga w'akaga uyu nguyu mpaka baracanganikirwa abantu bo kwa Hud. Abona umuyaga ugaterura umuntu wamugeza nko mu kirere hejuru ugakubita hasi agasanda. Habo se muzasome suratul Haqqa, الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. umuyaga waterura umuntu w'umugabo kandi bari abagabo kwe. Abantu ba kera umuntu ashobora guterura n'ikibuye gifite nk'ibiro 500, umuyaga ukamuterura wamukubita hasi ukabona ameze nk'igiti gitende baciye umutwe. Imana ihaye intsinzi intumwa kubera umuyaga, yoretse abandi kubera umuyaga. Niyo mpamvu intumwa y'Imana rero yajyaga ibintu by'imiyaga n'iki wabonaga hari ukuntu bikorera imibabikura. Ibyo rero ni birebana n'iswara yo gusaba cyane cyane amazi, imvura no kwishimira imvura iguye. Hano hari undi muryango nanone y'iswara idakunda kubaho kenshi cyane, salatul kusuf. Salatul kusuf ni igihe cy'ukwezi kwafashwe. Iyo ukwezi kwafashwe igice babyita kusufu, kwaba kwafashwe kose bakabyita kusufu. Ariko uko byagenda kose iswara yabyo ikorwa kimwe. Ntabwo sinkunda kubibona cyane mwaka mwinshi, ntabwo bigikunda kuboneka. Ariko bibaho kera, mu gihe cya kera abantu bibwiraga ko uko izuba nyine rishobora gufatwa bitewe, cyangwa se ukwezi bitewe n'uko ngo hari umuntu ukomeye wapfuye cyangwa se hari akaga rekada. Imana isobanura abantu, ibi ni ibimenyetso bya Allah kugira ngo abantu bashobore gutinya no kugaruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo izuba rishobora gufatwa cyangwa se ukwezi kubera urupfu rw'umuntu cyangwa se Imana ibigira ngo abantu batinye Allah. Ubu icyo ari cyo cyose Imana ishobora kuba yagikora igihe icyo ari cyo cyose bishakiye. Ni hadithi ya Aisha rero radhiallahu anha qalat khasafat ash-shamsu fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Izuba rero ni ukuvuga ngo ryarafashwe, niba tuvuga ngo khasafat ryafashwe ryose. Fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, intumwa y'Imana ikorana n'abantu iswara, faqama fa atala al-qiyama. Intumwa y'Imana irahagarara igihagararo kirekire. ثم ركع فأطال الركوع, irunama nanone mukunama iratinda. ثم قام فأطال القيام, irongera haguruka nanone iratinda ariko bitameze nk'ubwa mbere. وهو دون القيام الأول, bitandukanye no guhagarara kwa mbere. ثم ركع فأطال الركوع, nanone irongera irunama bwa kabiri, irunama cyane. وهو دون الركوع الأول, ariko ntabwo yatinze cyane nko muri ruku ya mbere. Thumma sajada fa atala as-sujud, hanyuma intumwa y'Imana irubama icyunamo kirekire. Thumma fa'ala fi rak'a thaniya mithla ma fa'ala fi al-ula, hanyuma mu iraka ya kabiri ikora nk'uko yakoze mu iraka ya mbere. Ni ukuvuga ngo iswala yo gufatwa kw'izuba
kwafashwe kose cyangwa se kwafashwe igice ni raka ebyiri zigizwe na ruku enye na sujuda ebyiri. Nuko unaki uvuga ngo agasoma cyangwa agahagarara cyane umwanya munini cyane, yajya ruku yavayo kumwe umuntu ava ruku akajya sujuda ya ukongera no agasoma, yatinda nanone akongera agasubira nanone ruku bwa kabiri akazamuka, none akabona kumanuka ajya sujuda. Niko salatul khusuf cyangwa se salatul khusuf ikora. Thumma insarafa wa qad injalat ash-shams fa khataba an-nasa. Ariko na nyuma y'iyi swala nanone intumwa y'Imana itanga inyigisho ngo icyo gihe ukwezi kwari kwamaze nyine gucya. Fa hamidallahu wa athna alayhi, intumwa y'Imana ishimira Allah subhanahu wa ta'ala, iramutagatifuza. Thumma qala, intumwa y'Imana yagize ati inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi, ni ibimenyetso bibiri mu bimenyetso bya Allah bikomeye. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, ntabwo bishobora gufatwa kubera urupfu rw'umwe mu bantu cyangwa se ubuzima bwe kuvuka. Fa idha ra'aytum dhalika fad'u Allaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, nimuzajye mubona ibyo bintu mwebwe mujye musaba Allah kandi mukuze Imana kandi musari munatange n'isadaka. Thumma qala ya ummata Muhammad ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Ya ummata Muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran. Aya ndi magambo nyine ushobora kubona wenda adafite icyo ahuriyeho cyane cyane n'ibirebana n'iswala, ariko nabyo ni inyigisho intumwa y'Imana yabonaga umwanya nyine runaka yawukoreshaga no mu zindi fayida y'abantu. Arabwira ati yemwe ummati Muhammad, nta ntumwe muri iyi umma mu by'ukuri wafuha cyangwa se wabura gufuha nko kubona nk'umugaragu we cyangwa se umujakazi we yakwishora mu bikorwa by'ubusambanyi. Yemwe ummati Muhammad, ndarahiye wallahi iyo muza kuba muzi ibyo nzi mwari kujya museka gakeya mukarira cyane. Nuvuga ngo intumwa y'Imana ibishaka kwereka abantu ubuzima budutegereje z'uko bumeze, nta mpamvu y'abantu mbese gusanga biyibagirwa ko ubuzima bwo kwisi ari ubuzima bw'igihe gitoya, ko n'ibidutegereje n'urugendo turimo ari urugendo rutoroshye, bityo abantu bagatinya Imana. Ni hadith ya kabiri rero ni kimwe n'iyi ya mbere, nayo yaturutse kwa Aisha, ntabwo bitandukanye. Ikigaragaramo nuko ni kwa kundi iraka ebyiri zigizwe na ruku ebyiri buri raka, hanyuma na sujudu ebyiri zisanzwe, hanyuma nyuma yaho intumwa y'Imana igasoma khutba zikubiyemo kwigisha abantu no kubatinyisha no kubashishikariza gutanga isadaka. Nk'uko intumwa y'Imana hano iyo avuga ati sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu thumma sajada thumma qala fi raka al-akhira mithla dhalika fastakmala 4 rak'ati fi 4 sajadat. Hanyuma intumwa y'Imana yabaga yujuje irakenye muri sujuda enye, ubundi iraka imwe igira sujuda ebyiri, hanyuma iraka ebyiri zikaba zibaye enye. Naho hariya tubyitira kenye kubera ko harimo guhagarara ku iraka imwe n'inshuro ebyiri umuntu avuye ruku, nuko nguko. Hanyuma noneho intumwa y'Imana igahaguruka kuko twavuze, igashimira Imana kandi igakuza Imana, igasema noneho ikavuga iti huma izuba cyangwa se izuba gufatwa cyangwa ukwezi ayatani min ayati llahi, ni ibimenyetso binini, ibimenyetso by'Imana subhanahu wa ta'ala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi, ntibishobora gufatwa ku bw'urupfu rw'umuntu umwe cyangwa se ubuzima bwe. Fa idha ra'aytumuha fafza'u ila as-salah, nimuzajya mubibona mujye mwirukankira gusari, gende musari musabe Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari ukwicara hamwe
sinzi ntabwo mperuka kubibona n'iswana nk'iyo ntabwo mperuka kuyumva. N'izindi dalili zose zituruka kwa Aisha zose. Reba nk'iyi nanone intumwa y'Imana irimo gutanga khutba muri hadisi ya Aisha, yaravuze ati innahuma ayatan min ayatillah, biriya ni ibimenyetso mu bimenyetso bya Allah bari bibiri. Fa idha ra'aytum dhalika fasallu, nimuzajya mubona byagenze kuriya mujye musari hatta yufraja ankum, kugeza ubwo mubona ko icyari ikibazo kivuyeho. Laqad ra'aytu fi maqami hadha kulla shay'in wa'idtuhu. Intumwa y'Imana ibwira n'abayisamba aho ngaho yarimo kuvugira ibyo, neretswe ahangaha mpagaze ahangaha, neretswe buri cyose mu byo Imana yasezeranyije. Hatta laqad ra'aytuni uridu an akhudha qitfa min aljanna, kugeza ubwo nshobora kuba nabonye ngiye nshaka gufata nk'agati mu biti byo mu ijuru k'imbuto. Hina ra'aytumuni ja'altu ataqaddam, igihe mwandebaga ndimo gusa nk'ujya imbere hari icyo nshaka gufata. Wa laqad ra'aytu, iki ni icya mbere. N'ibi ngibi nanone birakwereka ibitangaza n'ukuri k'ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuba ahagaze ahantu arimo kwigisha abantu, Imana ikamwereka janna, ijuru n'ibirimo n'ibiti n'iki, mpaka akaryegera agashaka no kuba yafatamo igiti mu giti byo mu ijuru kandi ari ku isi. Birakwereka impano n'ubushobozi bukomeye Imana yari yaramuhaye. Hanyuma intumwa y'Imana ivuga iti wa laqad ra'aytu jahannama yahkum ba'daha ba'da, ati kandi nanone nabonye jahannam irimo kugurumana, irimo mbese ni ibindi bintu. Hina ra'aytumuni ta'akhartu, igihe mwabonye meze nk'usubiye inyuma, nari ndimo kubona jahannam ukuntu irimo kugurumana. Wa ra'aytu fiha Amr ibn Luhay, ndangije mbonamo uyu mugabo Amr ibn Luhay muri jahannam arimo kabisa. Bivuga ko Amr ibn Luhay ari muri jahannam. Mbibutse ko uyu Amr ibn Luhay ni mu bantu nanone bandi bajyaga bagirira nabi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiri Maka. Ibi byose rero ni ibintu intumwa y'Imana yabaga irimo kuvuga, wenda bishobora kuba bifitanye isano n'umwanya irimo wo kwigisha abantu birebana n'ibintu birebana na kusufu cyangwa se kusufu, ariko nyine ikabigisha n'ibindi ubona ko bikwiriye. Nk'ahangaha urabona ko yarimo kubereka ijuru, ndimo ndareba intumwa y'Imana ikareba ijuru, ibiti, inyubako zayo, kandi yihagarariye mu musigiti wa Madina cyangwa yihagarariye mu bayisilamu gutya. Kandi babwira ingero ni nyinshi no mu bitangazo, ujye mu bitangazo by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubona byinshi intumwa y'Imana ajyaga ivuga, byinshi cyane mu bitangazo byayo sallallahu alaihi wasallam. Haba ari mu byo yajyaga ibwira abantu, haba ari mu rugamba aho yabaga iri, haba ari mu bintu birebana n'amafunguro, ukuntu yajyaga amafunguro yagira menshi cyangwa se amazi kayagira menshi, cyangwa se n'ibitangaza byinshi sallallahu alaihi wasallam agiye akora. Nuba rero nanone ahangaha hari ni hadithi nk'aya ndi kwenda tuzayisoma ubutaha, bafata umwanya noneho wenda nyuma ya adhan tukumva bimwe mu bibazo bishize wenda tutashoboye kumva, tugasoza isomo ryacu. Gusa mvuge ngo tujye dushimira Imana idushoboza kwicara hano igihe abandi bafite ahandi bicaye, tugafata umwanya wacu tugatega amatwi tukumva ibi ngibi Imana yaravuze, intumwa y'Imana yaravuze. Igihe abandi nabo bateze amatwi wenda hari ibindi barimo kumva, tujye dushimira Imana kuri iyi ngabire. Kandi niyo utabifata ari byose, ariko ntuzajye ubura ikintu ufata gishobora kukugirira akamaro. Icyo ari cyo cyose, ushobora kuba ari ijambo rimwe cyangwa se ikigo kimwe ushobora gufata kikakugira akamaro mu buzima bwawe.